Nyakwigendera Karori wari usanzwe akora umwuga wo kudoda inkweto mu mujyi wa Kigali hazwi nko muri Kazi. Umurambo we wasanzwe mu murenge wa Gitega muri Ruhurura yamaze kuva kuri iyi serurema nk'uko abaturage bakomeza babivuga, ndetse kandi n'ababashije kuba babona uyu murambo n'igihe bawuboneye, ndetse abaturage bamubonye bahise bahuruza inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze, ndetse kandi abaturage bakomeza bavuga yuko bashenguwe n'urupfu rw'uyu mugabo cyangwa se urupfu nyine rwa Nyakwigendera Karori nk'uko babidutangariza. Uyu muntu witabye Imana ndamuzi, ariko akazi yakoreraga mu mujyi, ni umukorodoniye, yadoderaga kazi. Kwitaba Imana ni ibintu bibaho byatubabaje n'ukuri. Tubimenye mu gitondo nabwo duhurujwe n'abantu bahaturiye, kuko bari babyutse asanga uriya muntu yaguyemo ara muri mazi. Turi kubona ko yahanyuze akabirinduka akagwamo. Ni inzira mbi cyane, ni inzira mbi. Icyo dusaba ubuyobozi nuko bwadufasha ino nzira ahantu hagakorwa, kuko urabona ko habangamye n'umuntu ushatse kuhanyura wese urabona ko ahaburira ubuzima. Aba nari mvuye muri siporo mu gitondo hagana mu ma 2:00, mbona abantu benshi bahagaze munsi y'urugo, njya kureba sanga hari umuntu waguye muri Ruhurura yapfuye. Sibye ko ntamenye icyamwishe, nagerageje kubaza ariko mu bari bahari nta wabashije kumenya icyamwishe. Uyu muntu ntago nari muzi, nagerageje no kubaza abantu bari bahari ko hari uwaba muzi, bose bambwira ko nta muntu umuzi muri bo. Bishobora kuba byabaye nko mu masaha ya 4 ashira 5. Mu kureba kwanjye nabonye sa nkaho ari nk'umuntu waba yari yanyoye akayoga, hanyuma wenda akaba yadandabira, nageze kuri borudire akaba yagwa muri Ruhurura akubita wenda n'umutwe kwibuye. Aya makuru ashimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega Etienne, ahavuga ko atari asanzwe hazwi imyirondoro y'uyu Nyakwigendera, ariko ngo igiye gushakishwa hakabona uburyo ashyingurwamo. Mu muturage witabye Imana bikeka ko ashobora kuba yari yanyoye inzoga, yaje kwambuka muri mazi hanyuma bikamunanira akaba akituramo bikamuviramo urupfu. Yari asanzwe rero azwi kuko abaturage batanze ubuhamya yuko yari asanzwe anywa inzoga nyinshi cyane, bishobora kuba aribyo byatumye akora iriya mpanuka yamuviriyemo urupfu. Turacyashakisha umwirondoro we, ntabwo twari twawubona, gusa ku makuru twabonye nuko yari afite aho yakoreraga imirimo y'ubudozi bw'inkweto. Yakoreraga muri Kazi akora umwuga w'ubudozi bw'inkweto, niho tugiye kugomba gushakira amakuru. Abaturage bakomeje bavuga ko kuri iyi Ruhurura hakunze kugaragara ikibazo cy'umutekano mukeya, ndetse kandi bakomeza basaba yuko ngo hakazwa umutekano, cyane ko ngo ashobora kuba yanishwe n'abagizi ba nabi bakamujugunya muri iyi Ruhurura kugira ngo bayobye uburari, ndetse kandi nibo bahera basaba ko leta yabafasha umutekano w'ahantu ugakazwa. Ubwo twavaga ahangaha inzego za polisi zari zimaze kujyana umurambo mu bitaro, ndetse kandi inzego za RIB nazo zari zikomeje iperereza ku cyateye urupfu rwa Nyakwigendera Karori. Ndara nsimbagurika umutima, nkarota wa muntu wanjye ari uyirimo, nkabyuka nkaza nkayipfundura nkareba, nkabona nta muntu urimo, ndara ndeba gucya ngenda mu nzu bukanyeraho kubera ubwoba, kubera isanduku. Kwa kane iki cyumweru nibwo hagaragaye inkuru y'uyu mukecuru mu itangazamakuru avuga ko hatewe imbogamizi n'iyisanduku amaranye iminsi igera muri 3 mu nzu, ndetse kandi ikaba ari isanduku iriteganyijwe kuba yashyinguramo umuhungu wiwe, ndetse akomeza avuga ko umuhungu we yaje kuzuka nyuma, kandi akaba asaba inzego z'ubuyobozi zamuteye inkunga kugira ngo abone isanduku ko baza bakayijyana bagashaka aho bayikira cyangwa se bakayisubiza muri ature bayikuyemo, cyane ko umuhungu wari kwishyingurwamo ngo yazutse. Mandarana n'isanduka ngewe nanjye ntago ntuje ingamizi, abana nibo bandrazaga, none bararara mu gasozi. Ubwo ngubwo rero narayemo ngenyine kubera gutinya isanduka. Abana mfite umukobwa w'imyaka 16, aravaga mu gitondo yahageze ngo mpereza imyenda yanjye hanze, ngo njye ku ishuri, ngo mena amazi nkarabira hanze n'amavuta, ngo ntago nzayigeramo nuko byagize gute ngo yavuyemo. None nkavuga nanjye rero iyi nzu nanjye ndayihunga, nanjye njye kureba iyo ncumbika. Ndifuza ko bankurira isanduka mu nzu nkagira umutekano, nari nsanzwe mfite, nkishakira imibereho n'abana banjye bazaga bakamfasha.
ubwo uyu mukecuru atugezagaho iyi nkuru twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwagize uruhare mu guteranya amafaranga kugira ngo iyi sanduku iboneke, batubwira yuko ubwo uyu muhungu yazutse isanduku wari buze kuyikuramo. Ibyo bintu byabaye nk'uko babivuze ndetse kandi isanduku ikurwa mu rugo rw'uyu mukecuru. Ubu ngubu uyu muryango w'uyu mukecuru ukaba ubayeho neza, uri mu mahoro ndetse kandi uri gushima nta kibazo inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'itangazamakuru muri rusange, cyane ko zabafashije kugira ngo inkuru yabo ibe yajya ahagaragara. babyakiriye nk'ishimwe ry'Imana, kuko Imana yakoze buriya yari ibangamiye uriya mushiki wanjye, ibangamiye n'abana n'ubundi kuko bararaga mu gasozi. Ariko nanone nk'ubuyobozi nyine nabwo twabushimira, bwari bwakoze ubwitange bwo kugira ngo n'ubutabazi nyine bari badukoreye, buriya n'ubutabazi nyine bwo kuba n'ubufasha bari badukoreye bwo kudufasha mu bibazo byari bibayeho nyine. Ariko turashima Imana ko umuntu n'ubundi yarahembutse akaba ari muzima, n'ibyo ngibyo bikaba bivuye mu nzira. Abana bagarutse mu rugo. Abana bagarutse mu rugo. Turashimira itangazamakuru, abayobozi badukoreye isanduku ikaba yavuye mu rugo rwose, barakoze abayobozi bacu, Imana ibahe umugisha. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru abana b'uyu mukecuru baramaze kuva mu rugo, ubu ngubu bari mu rugo iwabo, ndetse kandi uyu muhungu wiwe nubwo yabashije kuzuka nk'uko abaturage babidutangariza, ngo aracyari gufata imiti ndetse kandi arimo arakurikiranwa n'ibitaro. Ubu ndetse kandi hari n'iperereza riri gukorwa n'inzego za RIB z'ababa barakubise uyu mugabo nyine rikaba rikomeje, cyangwa se uyu muhungu w'uyu mukecuru, iperereza rikaba rikomeje. Ndabashimira cyane uburyo mwabashije kubana nanjye muri aya makuru. Njyewe nari Kirema Kwizera, iyi ni Ishangi Radio TV, Ishangi X TV, Ishangi TV ndetse kandi n'Ishangi Radio TV. Mwadukurikirana kandi munyuze kuri Google, uragenda ukandika Ishangi akadomo rwaha, ubundi ugakurikirana amakuru yacu yose uko yakabaye. Ndetse kandi nkomeza mbibutsa yuko Ishangi Company Limited ihari mu Rwanda kugira ngo ibibazo byanyu byose bikemuke, yaba abanyeshuri mushaka kwiga ibijyanye na multimedia cyangwa se film making, ibijyanye na videography, ibijyanye na photography, ndetse kandi namwe ko bashaka kwiga amategeko y'umuhanda, Ishangi Company Limited yabazaniye ikigo cy'ubumenyingiro ku bantu mushaka kwiga ibijyanye na business ntoya cyangwa se imishinga mitoya, namwe kandi babizeho cyane ko ubu ngubu rwose ibijyanye n'ifarini no gukora imigati ndetse n'ibindi, n'ibijyanye no gukora amarangi ndetse n'amavuta y'amazi ndetse n'amasabune, ubu ngubu rwose mwabyegerejwe hafi. Ndetse kandi si ibyo gusa, ku bantu mushaka kwiga ubuvuzi buvuguruye n'abandi mushaka inama ku bijyanye n'ubuzima, mwese Ishangi Company dusura ku mbuga nkoranyambaga zacu, ubundi amakuru yacu yose mukamenya kuri gatanu kuri kagenzi kako. Ndetse kandi nimba ari icyo ushaka kudubaza, watwandikira ku ishangi@gmail.com cyangwa se ukadusura ku Ishangi akadomo rwa, ubundi ukatubwira icyifuzo cyawe, natwe icyifuzo cyawe tukacyumva gatanu kuri kagenzi kako. Ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibane namwe ibihe byiza, ndabakunda cyane.